Regio Maria. Igitabo gisobanura Regio ya Maria, gukomeza imbaraga tugomba gushyira ku murimo wa Maria. Nta na rimwe tugomba kwitwaza ko tugengwa na Maria muri byose, ko duhitemo kuba abanebwe cyangwa se gukora nabi umurimo wacu, ahubwo byakagombye kunyuranya. Niba twemeza ko dukorana na Maria kandi tukaba turabe byuzuye, tugomba kumuha gusa ibyiza by'akarusho bibaho, bityo tugakorana imbaraga, umwete, ubushishozi no kwigengesera. Hari igihe biba ngombwa gucyaha inzego zimwe na zimwe cyangwa abarejiyo basa naho badashaka gushyira imbaraga nyinshi ku mirimo isanzwe ya rejiyo, mu kuyagura cyangwa se mu gutora abavandimwe. Abo bireba bagasubiza rimwe na rimwe bati, sinishingikirije imbaraga zanjye, nizeye ko Bikira Mariya azikorera icyiza ku buryo bwe yihariye. Kenshi igisubizo nk'icyo kiva ku bantu badafite uburyarya, ariko ugasanga bashaka guhindura uko kutagira icyo bakora umugenzo mwiza, kandi babona uko kwigengesera no guhatiriza bituruka ku kwemera guke, ndetse bashobora gukeka ko ari impungenge mu gushyira uburyo bwo gukora bwa muntu muri ibyo bintu, no gutekereza ko niba umuntu ari igikoresho cy'ububasha bukomeye, urugero narwo rw'imbaraga ze bwite nta gaciro kanini rufite, bazakubwira ko nta mpamvu yatera umuntu w'umukene wifatanyije n'umuherwe kwigora azana ifaranga rimwe ngo ryongere umutungo udasanzwe urenze urugero. Ni ngombwa rero gushimangira ihame rigomba gutegeka imyifatire y'umurejiyo mu murimo we. Nuko abarejiyo batari gusa ibikoresho byoroheje by'igikorwa cya Mariya, gufatanya nawe mu by'ukuri mu ntego yo gukungahaza no guhongerera roho z'abantu. Muri uko gufatanya, buri wese yuzuza ikibura ku wundi. Umurejiyo azana igikorwa cye n'ubushobozi bwe, ni ukuvuga we ubwe, naho Mariya akitanga n'ubutungane bwe n'ububasha bwe. Buri wese agomba gushyira hake atizigama. Niba umurejiyo yubahirije umurimo we, Mariya ntazigera abura na rimwe. Bityo dushobora kuvuga ko uko umurimo uzamera bizaterwa rwose n'umurejiyo. Agomba kuwuzana mu bwenge bwe bwose n'imbaraga ze zose. Niba byongerewe agaciro n'uburyo byakoranywe ubushishozi n'umuhate. Tuvuge ndetse ko Mariya bidatewe n'imbaraga z'umurejiyo akoze icyifuzwaga, izo mbaraga nanone zigomba gukoreshwa uko zakabaye, zigashimangirwa nk'aho arizo zigenga byose. Gukomeza kugira icyizere kirenze urugero cyo gufashwa na Mariya, imbaraga z'umurejiyo zigomba iteka guharanira kugera ku byiza byose bishoboka. Ubwitange bwe bugomba kuzamuka bukagera kure nk'icyizere cye. Iryo hame ry'ukuzuzanya kwa ngombwa hagati y'abafite ukwemera guke n'abafite imbaraga nyinshi risobanurwa ku bundi buryo n'abatagatifu iyo bavuga ko tugomba gusenga nk'aho byose bigengwa n'isengesho. Imbaraga zacu akaba ntacyo zimaze, kandi nanone tugakoresha imbaraga nk'aho byanze bikunze byose bigengwa n'uwo muhate. Imbaraga zikoreshwa ntizigomba gupimirwa ku ngorane z'umurimo no gutsinda, kandi ntibishakirwa ku giciro cyo hasi cyane, ni ukuvuga ibitavunanye. Ndetse no mu bintu by'iyi si, uwo mutima wo kubara no gukora gicuruzi ugeza kenshi ku gihombo. Mu bintu ndengakamere uwo mutima utera gutsindwa, kuko utesha inema ngombwa y'umutsindo. Muri urwo rwego, nawe ushobora kugendera ku myumvire y'abantu, ibigaragara nk'ibidashoboka upfa gusa gukoraho bidashoboka. Nanone kandi imbuto twari hafi gushyikira zishobora kugenda ziducika ubutitsa, zikazasurwa n'undi muntu. Mu byaro umutima ubanza kubara ingufu uzakoresha, uzagera ku bintu bisuzuguritse ndetse ugere naho kurumba burundu. Kuri buri mirimo imito kimwe n'iminini, umurejiyo azazana imbaraga z'ikirenga. Birashoboka ko imbaraga nk'izo zitaba ngombwa, yenda kongera imbaraga ubwabyo byaba bihagije ngo umurimo ugomba gukorwa wuzuwe. Icyo gihe wakongera imbaraga uko zisabwa, nk'uko Biron abivuga. Nta gukenera inyundo ushaka kwica ikinyugunyugu cyangwa kumena agahanga k'umubu.